Ikaze ku bakunzi ba Miminyawe TV, ndabasuje mwese aho muherereye abakunzi ba Miminyawe TV. Uyu munsi nari mbakumbuye, uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko mbakunda cyane. Amakuru yanyu twari tumaze iminsi tutabonana, none mbabwira ko nkeneye umukunzi, sibyo rata? Umunsi ni kuri Miminyawe TV. Uyu munsi nagira ngo mbabwire ko nkeneye sheri uri seriye, apana umuntu ukinisha umutima w'umuntu. Abantu benshi bajya bakunda gukinisha imitima y'abandi, abantu benshi bajya bakunda gukundana ariko babeshya. Njye nkeneye umuntu nkunda bya nyabyo. Kara kagezemo rero, ndabakunda cyane, nari mbakumbuye muri rusange. Maze iminsi ntaboneka, maze iminsi ntahari, ariko uyu munsi nagarutse. Ni kuri Miminyawe TV. Mimi rero nk'uko mumubona arakeye, Mimi ari kuburiya. Mushobora kwibaza ngo yabagahe? Sibyo, ntabwo muri kwibaza aho Mimi yabaga. Gusa ibyiza biri imbere, ndi kubategurira ibintu biryoshye, ndi kubategurira ibintu birenze, ndi kubategurira ibintu muzabona namwe mukabona ko harimo ukuntu nyine hateguwe, mbese muri ino minsi harenda gushya. Rero ndabakunda cyane. Ku banyeshuri ndi kubifuriza ibizami byiza, mujye mukora subscribe, ariko mwibuka no gusubira mu masomo kugira ngo tutazaseba, kugira ngo nyine muzaza n'amanota meza muri vakansi. Vakansi iregereje rero, nuko twita agashya. Miminyawe rero ndabakunda cyane. Ubwo muri make yanzanywe no ku kiganiro bita urukundo. Urukundo si ikintu cyo gukinishwa, urukundo ni ikintu umuntu atekerezaho, urukundo no guteteshwa, urukundo no kwitabwaho, kubwira umuntu ko ari mwiza, asa neza, ari kunyerera nyine, rumva ukavuga ko umukunda, ukavuga ko ntawe umuruta, nyine ukavuga ko ibintu byose gukunda ntabwo ari ibintu byoroshye. Gukunda ni keya daje. Ubwo rero mana yanjye, abantu mukundana rero mbifurije mu munsi mwiza. Abantu mutarabona sheri nka Mimi muri hano aha, tugume dushakisha imbaraga. Nari mbikumburiye muri rusange tu, nari mbikumburiye nifuriza abanyeshuri ibizami byiza nyine tu, nari maze iminsi ntaboneka. Ndabakunda cyane, turi kumwe, bye bye.